Ndabaramukije kandi mbifurije amahoro y'Imana. Nk'uko nabivuze muri biriya bitabo nanditse, urukundo rukomeza indahiro na kiriya yanyeretse urukundo antwara umutima, hari ibintu byinshi bisenya ingo. Kimwe mu bisenya ingo ni uko umwe aba ashaka ko mugenzi we yumva ibintu nka we, nyamara ibyo bintu ntibishoboka. Gusa igikwiriye ni ukuganira no kumva mugenzi wawe uko abona ibintu, nawe ukamubwira uko ubona ibintu, hanyuma mukaza kugira aho muhuriza, ariko si ihame ko mwumva ibintu kimwe. Nagira ngo ngusabe urebe iyo foto, uyicuritse urabona umugabo uteze ibitambaro ukuntu n'ubwanwa bwinshi, ariko nanone uyicuritse urabona umukobwa cyangwa se igitsina gore ufite wenda nka furari mu ijosi, nyamara ni ifoto imwe. Reka ngusabe ntukagire uwo upfa ko mutumva ibintu kimwe, cyane cyane ku bashakanye ntimupfe ko mutumva ibintu kimwe. Ku bazashaka witegure ko mutazaba muhuza ibitekerezo 100%, ariko mu kuganira mugire aho muhuriza. Nuko nimukomere kandi mukomeze kujya mbere, musangira ibitekerezo, mufatanya mu gushyira ibintu ku murongo, ariko n'iyo bitaba bibonwa kimwe mubyumva kimwe ntibikabateranye. Murakoze.